Ibihe byiza kuri mwese mwahisemo gukurikirana urubuga rwa clickirwanda.com. clickirwanda.com ni urubuga nyarwanda rukorera kuri murandasi, akaba ari urubuga ruhuza abantu na serivisi zitandukanye nziza kandi nyinshi. Muri serivisi dutanga harimo kugura, kugurisha, gukodesha, kwamamaza ndetse tukaba twagufasha kumenya amakuru y'ibigezweho ku isoko. Niba ufite ikintu kigurishwa cyangwa se ushaka kugura ikintu, wakifashisha urubuga rwacu rwa clickirwanda.com. Niba ufite ubucuruzi ushaka ko bwamamara cyangwa se umenyekana, tugukorera icyo bita digital marketing twifashishije ikoranabuhanga ndetse n'urubuga rwacu rwa clickirwanda.com n'izindi mbuga za social media zacu, ndetse n'aba agents barenga 10,000 bari hirya no hino mu gihugu bose basobanukiwe ibintu bya digital marketing, bagufasha kwamamaza ibicuruzwa byawe iyo ukorana na Clickirwanda. Muri kumwe nanjye Jory, uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe amakuru arambuye ku misoro mishya iherutse kwemezwa yatangiye gukurikizwa hano mu Rwanda. Aya akaba ari amakuru agezweho rwose dushaka kubasangiza ku bantu bakora mu bintu bya business, abantu bajya bakubitana na Rwanda Revenue cyane mu bintu by'imisoro. Aya akaba ari amakuru rwose agezweho aherutse gusohoka ndetse yatangiye no gukurikizwa. Ni ukuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda yemeje bidasubirwaho amategeko y'imisoro n'amahoro izagira uruhare rukomeye mu kuzamura ubukungu no guteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda. Ni imisoro yagenwe mu byiciro bitandukanye birimo icyo kongera imisoro yari isanzweho no gushyiraho imishya. Ni gahunda igamije kongera umubare w'abasora n'imisoro yinjizwa mu kigega cya leta, kunoza uburyo bwo gukusanya imisoro n'ubudahangarwa bw'ubukungu no guteza imbere ukwigira. Nk'uko nabibabwiye, akaba ari amakuru y'ukuntu imisoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda yongejwe imwe n'imwe ndetse hagashyirwaho n'indi mishya muri gahunda yo kugira ngo tuzamurire hamwe twese ubukungu ndetse babashe no guteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda muri rusange. Iyi misoro ikaba yaragiye yongezwa ndetse ishyirwaho indi mishya mu byiciro bitandukanye. Akaba ari gahunda uko nabibabwiye igamije kongera umubare w'abasora n'imisoro yinjizwa mu kigega cya leta. Ibi byose ni ukugira ngo imisoro yiyongere ndetse babashe kugeza imibereho myiza ndetse n'ubukungu bushyitse ku Banyarwanda bose muri rusange. Ni ukuvuga ngo mu igazeti ya leta idasanzwe ku 29 Gicurasi 2025 niyo yashimangiye itangira gukoreshwa ry'iyo misoro uhereye igihe byasohokeye mu igazeti ya leta. Ni ukuvuga ngo kuri tariki ya 29 muri Gicurasi 2025 nibwo igazeti ya leta yashimangiye neza iri koreshwa ry'iyi misoro n'amahoro yongejwe ndetse n'indi mishya, nibwo byasohotse neza bijya ku mugaragaro mu igazeti ya leta. Ni ukuvuga ngo itegeko rishyiraho amahoro y'ibidukikije yishyurwa ku bikoresho bitumizwa hanze y'igihugu bipfunyitse mu bikoresho bya plastike riteganya ko umusoro kuri ibyo ungana na 0.2%. Aya ngaya akaba ari amahoro arebana n'ibidukikijwe ndetse akaba ari amahoro yishyurwa ku bicuruzwa bituruka hanze y'igihugu ariko bipfunyitse mu bikoresho bya plastike. Umusoro wabyo ukaba ungana na 0.2%. Iri ni itegeko rizatangira gukurikizwa ku wa 1 Nyakanga 2025. Ikindi, igazeti ya leta kandi igaragaza ko itegeko rigena amahoro kuri lisansi na mazutu agenewe gushyiraho ibigega bizigama ibikomoka kuri peteroli rigomba guhita ritangira gukurikizwa uhereye ku wa 29 Gicurasi 2025. Ni ukuvuga ngo iri ni irindi tegeko rireba ku mahoro ya essence na mazutu hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo agenewe gushyiraho ibigega. Ni ukuvuga ngo ayo mahoro n'imisoro bigenewe gushyiraho ibigega bizigama ibikomoka kuri peteroli, kandi itegeko naryo rigomba gukurikizwa uhereye ku itariki 29 Gicurasi mu mwaka wa 2025. Ni ukuvuga ngo igipimo cy'amahoro kuri essence na mazutu agenewe gushyiraho ibigega cyarazamuwe kivanwa ku mafaranga 32.73 by'Amanyarwanda gishyirwa ku mafaranga 50 y'Amanyarwanda kuri litiro. Urumva ko ahangaha ibiciro byazamutseho. Umusoro ku byaguzwe nawo unakubiyemo ibintu byinshi
birimo nko gusoresha imodoka za hybride ugomba gutangira gukurikizwa uhereye igihe iri teka ryasohokeye mu igazeti ya leta. Ni ukuvuga ngo no ku modoka za hybride hariho imisoro mishyashya yashyizweho, ni ukuvuga ngo izi modoka nazo zigiye gutangira kujya zisoreshwa irindi tegeko ryasohotse mu igazeti ya leta. Bisobanuye ko abagura imodoka zo muri ubu bwoko batangira gusora, uretse gusa imodoka ziteranyirizwa mu Rwanda kuko zo zisonewe uwo musoro. Ni ukuvuga ngo imodoka za hybride ziturutse hanze y'u Rwanda zijya gutangira gusora, ariko izateranyirijwe mu Rwanda zo zisonewe uwo musoro ntabwo zajya zisora. Ni ukuvuga ngo uyu musoro uzajya wishyurwa muri ubu buryo: ikinyabiziga kitarengeje imyaka 3 kivuye mu ruganda kizajya gitanga umusoro wa 5%. Ikinyabiziga ni ukuvuga ikinyabiziga kimaze imyaka iri munsi y'3 kitarengeje nyine 3 kizajya gitanga umusoro wa 5%. Hanyuma ikinyabiziga kirengeje imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 8 kizajya gicibwa 10%. Nizere ko ibi bintu biri kumvikana. No kuvuga ngo ikinyabiziga cyo kiri hejuru y'imyaka 3 ariko none kitarengeje imyaka 8 kivuye mu ruganda nicyo kizajya gicibwa 10%. Ariko ibinyabiziga birengeje imyaka 8 bivuye mu ruganda byo bizajya byishyuzwa 15%. No kuvuga ngo uhereye aho ngaho ibinyabiziga byose bimaze imyaka iri hejuru y'8 bivuye mu ruganda byo bizajya byishyura 15%. Hari kandi umusoro ku nzoga n'itabi, imitobe ndetse n'ibindi. Ni ukuvuga ngo irindi tegeko rigomba guhita ritangira gukurikizwa nyirirebana n'amahoro yakwa kuri essence na mazutu no mu binyabiziga agenewe gusana imihanda. Ni ukuvuga ngo iyi misoro n'amahoro yakwa mu bijyanye na essence na mazutu no ku bindi binyabiziga nta kindi agenewe uretse gusana imihanda. Ni ukuvuga ngo ibi byo gusana imihanda nabyo biragaruka kuri ya ngingo y'imibereho myiza y'abaturage nk'uko leta y'u Rwanda rwose nakibitagize. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bizajya biyishyura muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo voiture ni 50,000 by'amanyarwanda niyo izajya yishyura. Ijipe izajya yishyura nayo 50,000 by'amanyarwanda. Pick up izajya yishyura 100,000. Microbus izajya yishyura 100,000. Minibus nayo izajya yishyura 100,000 by'amanyarwanda. Bus izajya yishyura 100,000 nayo. Ikamyo yishyure 120. Rukururana no itange 120, naho rukururana nini izajya yishyura 150 amafaranga y'amanyarwanda. Hari kandi umusoro ku musaruro ugomba guhita utangirwa gukurikizwa, ariko uwishyurwa ku bigo by'ubucuruzi bw'imikino y'amahirwe ukazatangira kwishyurwa muri Kanama 2025. Ni ukuvuga ngo hari undi misoro nayo igiye kujya yishyurwa ariko izatangira gukurikizwa muri Kanama 2025. Iyi misoro irebwa ku bigo by'ubucuruzi bw'imikino y'amahirwe. Ego undi ugomba guhita utangira gukurikizwa ni umusoro ku nyongeragaciro. Ni ukuvuga mu misoro igiye gutangira mishya hariho n'umusoro wo kunyongeragaciro. Ni ukuvuga ngo uyu ukubiyemo ibintu byinshi birimo umusoro kuri telefone zigendanwa no ku bikoresho by'ikoranabuhanga byari byarasonewe kuva muri 2012 ndetse n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ibi bikoresho nabyo bigiye gutangira gusora bivanyeho ko byari byarasonewe muri 2012. Hari kandi umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi nawo uzajya utangira gutangwa guhera ku wa 1 Nyakanga 2025. Ni ukuvuga ngo hagiye gutangira gutangwa indi misoro ku bukerarugendo ku icumbi, nabyo bizatangira gukurikizwa ku itariki ya 1 Nyakanga 2025. Ni ukuvuga ngo ibigo byose bitanga serivisi z'amacumbi ni ukuvuga kuva kuri hotel kugeza ku macumbi aciriritse bigiye kujya bitanga umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi ungana na 3%. Byayishyurwa icyumba hatabariwemo umusoro ku nyongeragaciro. Nizeye ko iki ngiki cyumvikana. Ni ukuvuga ngo amahoteli ndetse n'andi macumbi yose aciriritse agiye gutangira gusora angana na 3% byayishyurwa ku cyumba. Ni ukuvuga icyumba ko cyishyurwa bizajya bigena ayo usora kandi hatabariwemo umusoro ku nyongeragaciro. Aya akaba ari amakuru yizewe kandi rwose mashyashya mu Rwanda, akaba ari amakuru buri muntu wese yakifuza kumenya kuko birareba buri muntu wese, abutunze ikinyabiziga, abe umucuruzi se,
buri muntu wese aya makuru amufitiye akamaro. Ndagira nongere bamenyeshe ko nta handi mwavana amakuru agezweho uretse kuri clickirwanda.com. Mwareba ku social medias yacu, mwareba kuri YouTube yacu, ndetse ushaka ko tunagukorera bya bindi navuze nangira, harimo kukwamamariza se, harimo kuguhuza n'umuguzi se cyangwa ugurisha, harimo kugukorera icyo twita digital marketing kugira ibicuruzwa byabimenyekane, ibyo byose n'ahandi wabisanga ni muri Click Rwanda. Ndetse tukaba tubasaba gukora subscribe, mukande like, mujye muri comment mutubwire, musharinge inshuti n'abavandimwe kugira ngo mwese amakuru azajya abagereraho ku gihe nta numwe usigajwe inyuma. Ndetse kandi abandi bifuza kutwandikira kuri WhatsApp bafite igitekerezo cyabifuza kutwaka service runaka, dufite nimero mwadusangaho ariyo 079 5015 iyi akaba ari nimero Click Rwanda ikoresha kuri WhatsApp, ndetse hari n'indi ikoresha mu guhamagara, ubwo ni call, akaba ari 072 755 9173. Iyo ni nimero waduhamagaraho ushaka kugira icyo tubwira nka Click Rwanda. Murakoze, stay tuned ku buryo buri makuru yose azajya kugeraho uri uwa mbere. Kanda subscribe, bisubiremo kanda subscribe, kandi ntago uzicuza, bizagufasha mu buzima bwawe. Murakoze cyane.